erega Kristo niwe ruvugiro, niwe dukwiriye kuvuga, niwe dukwiriye kwamamaza. Ese uratubwira ibyawe ntacyo byamarira abantu, ariko ibya Yesu byabohora imitima. Oh haleluya! Ibya Yesu byazura uwari upfuye, ibya Yesu byatuma wari ugiye kwiyahura ava muri icyo kibazo cyo kwiyahura akemera kwibasha gukora. Imana yacu irabashije. Nidufatanye kubwira bariya abantu bihebye, bariya abantu bamaze gutakaza ibyiringiro, bariya abantu bamaze kubona ko bitagishoboka. Birashoboka ko byakubayeho. Mushakashake uko mwamenya. Ni gute twamenya ibyo Umwami ashima? Icyambere ni indorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishobora kukuyobora ukamenya ibyo Umwami ashima. Ijambo ry'Imana rishobora kugufasha kugusubiza mu nzira wavuyemo. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana kandi rishobora gusubiza ibibazo ufite nonaha bituma wumva utakurikira iyi nzira. Yesu ashimwe. Bene data aho muri hose, bakunzi ba Arabohora TV, nk'uko mubimenyereye tubagezaho ijambo ry'Imana, ibiganiro byerekeranye ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya n'ibindi. Ndagira ngo twongere dusenge Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi mbasaba ngo mukore share na like na subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho mubibone bitagoye. Kandi Imana ibaha umugisha, muraba mufatanije natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko nicyo Umwami Imana yaturemeye. Reka dusenge Imana rero hanyuma dutangire. Mwami Imana yacu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, urihagije mu mbaraga no mu bwenge. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, umwanya w'umugisha kugira ngo imitima iboshye ibohoke, abari babuze igisubizo mu ijambo ry'Imana baronke igisubizo, abari bihebye, abari bagiye kwiyahura babona nta wabahumuriza, ijambo ryawe Mwami ribahumurize mu izina rya Yesu. Abatarakira ubutumwa bwiza, bataranabwumva, Mwami Imana turabasengeye kugira ngo nabo bagereho iri jambo ribabohore. Turagushimiye cyane, ni byinshi twakubwira, ariko ushyigikire rino jambo. Duciye bugufi cyane rwose, iri jambo riyoborwe nawe, Umwuka wera w'Imana aba ari waganza kandi ategeke. Ntaba ari twe tugaragara, hagaragare wowe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri hano mu Befeso ibice 5. Reka turisome mu izina rya Yesu. Abefeso ibice 5 turasoma umurongo waho wa 10. Haravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima, nimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo, nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke. Murongo wa 15 haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami wacu ashaka. Amen. Intego y'iri jambo nk'uko tumaze gusoma riri hano mu Befeso ibice 5 umurongo wa 10. Riravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Mushakashake. Urumva harimo gushakisha ibikorwa umuntu yakora Umwami akabishima. Bivuga ngo mu busanzwe abantu hari igihe bakora ibikorwa bitari byiza, ariko Imana icyo isaba abantu ni ugushakashaka uko twamenya
iby'umwami ashima. Imana itugirire neza. Hari umuririmbyi wavuze ngo urwane intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Aravuga ngo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Imana nidusure. Paulo ahugura Abefeso kuri aya magambo, abantu benshi bari barasubiye inyuma, abantu benshi bari baravuye mu byizerwa, abandi babirimo ariko ubona batabishyizeho umutima, ahubwo bamaze gushyira umutima cyane ku by'isi no ku bihe bari barimo bigoye. Paulo rero ahugura Abefeso, dusomye ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Imana itugirire neza, akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Imana itugirire neza. Iri jambo hari uburyo numva nari basobanuriramo. Ndashaka ko umuntu wese wumvira ijambo abanza akitekerezaho, agakora ikintu bita research ku bintu Imana ishaka. Ubundi Imana irema umuntu ni iyihe ntego yari ifite? Ese Imana ikurema ikemera kuvukira aho wavukiye yari igufite iyihe ntego? Ese intego yari igufiteho niyo urimo ugenderamo? Iri jambo rivuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ni ibiki umwami ashima? Ese Satani ntabwo ashobora kurwanya umuntu akamubuza ibyo Imana ishima? Ubundi Satani ni umwanzi w'abantu n'Imana, ariko igihe cyose Imana ni urukundo, kuko n'Imana ihora isaba abantu kugendera mu rukundo. Imana idusure. Aha rero baravuga ngo nimushakashake iby'umwami ashima. Mushakashake uko mwamenya. Ni gute twamenya ibyo umwami ashima? Icya mbere ni indorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishobora kukuyobora ukamenya ibyo umwami ashima. Ijambo ry'Imana rishobora kugufasha kugusubiza mu nzira wavuyemo. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana kandi rishobora gusubiza ibibazo ufite nonaha bituma wumva utakurikira iyi nzira. Imana idutabare. Dusomye hano mu Befeso ibice bitatu, Abefeso ibice bitatu umurongo wa 19 n'uwa 20 haranditse ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo twuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Hari uburyo muruzi, ariko urukundo rwa Kristo turumenye kuruta uko rumenywa. Hano hakavuga ngo 20 murongo wa 20 avuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. 21 aravuga ngo icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo. Bene data abanyetorero bamenye ijambo ry'Imana bakaba mu matorero. Iryo ari ryo ryose waba urimo, icyubahiro ni kibi cy'Imana. Imana iragusaba ko wayihesha icyubahiro muri iryo torero urimo. Ese mwene data, urabona ibintu uri guhura nabyo biri gutuma wubaha Imana? Inzira urimo ugendamo ni inzira y'umucyo, kuko ijambo hano ryavuze ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Hari ikintu ndi buvugeho gatoya. Usanga abantu benshi bari kwifuza kubwiriza, ariko ugasanga nanone barivugaho ubwabo, nibavuga kuri Kristo. Erega Kristo niwe ruvugiro, niwe dukwiriye kuvuga, niwe dukwiriye kwamamaza. Ese uratubwira ibyawe ntacyo byamarira abantu, ariko ibya Yesu byabohora imitima. Oh haleluya! Ibya Yesu byazura uwari upfuye. Ibya Yesu byatuma wari ugiye kwiyahura ava muri icyo kibazo cyo kwiyahura, akemera ko ibasha gukora. Imana yacu irabashije.
nidufatanye kubwira bariya abantu bihebye, bariya abantu bamaze gutakaza ibyiringiro, bariya abantu bamaze kubona ko bitagishoboka. Birashoboka ko byakubayeho, yenda nanjye byambaho cyangwa se byambayeho, ariko nasobanukiwe ko Imana yacu, haleluya, ibashije, irabashije. Nubwo wowe wananiwe ariko irabashije. Ngo nuko mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Bene data, muteze amatwi ijambo ry'Imana. Waba waramenye Kristo, waba utaramumenya, waba wemera Imana, waba se hari ibindi bigirwamana wemera, ndagira ngo nkuburire, nkubwire ngo ucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ni ukuvuga ngo igihe dufite ntabwo ari icyo gutakaza. Hari bene data bavuze ubutumwa, ba Stefano barabishe babatera amabuye, ariko barangije baravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ariko wowe urumva uhagaze uti? Ese urumva washobora kuvuga ngo data ubababarire? Bene data, mbibutse ko igihe cy'akarengane kizaza. None se niba byarabaye ku batubanjirije, twebwe se nibizatubaho? Imana iradusaba iki? Iradusaba ko tugwiza imbaraga z'umutima. Hano muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 haravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza igihe yerekewemo Abisirayeli. Imana niguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Imana niguhe kumenya uko wamenya ibyo Umwami ashima. Hari ukuntu wabimenya, nuko wabishakisha, ukumva ijambo ry'Imana, ugasanga abakozi b'Imana, ukagenda ukatura ibyaha, ukagenda ukabwira Kristo ukuri, uko wananiwe, uko urugendo rwawe rwagenze, ukavuga uti njyewe nacitse intege Mwami, mbabarira. Ukegera abakozi b'Imana bakagusengera. Ushobora no kuba uri ahantu utabona abo bakozi b'Imana, bwira Yesu, mubwira uti Mwami, nanjye ndashaka kukumenya. Kuko Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe ngo amatwi yabo azaba barya, badashaka kumva. Imana idusure bene data, badashaka kumva inyigisho nzima, ngo ahubwo amatwi yabo azaba barya, bashaka kumva ibihwanye n'irari ryabo. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mwene data, bene abo ngabo ujye ubatera umugongo. Umuntu wamaze kuzibukira Imana se yarayimenya agahitamo gukorera Satani, bene uwo ni ukumusengera. Ariko niba ufite intege nkeya, ashobora kugukurura akakuvana mu byizerwa. Bene data, mwibuke ijambo rivuga ngo mbese Yesu azagaruka asange kwizera kukiri muri twe. Iyo witegereje ubona abantu benshi barananiwe, abantu benshi baraguye. Umuntu arajya ku macano ahantu hose, ugasanga arahamya Yesu nabi. Yesu ni Umwami w'amahoro. Yesu niwe ukwiriye, niwe wari ukwiriye guhindura. Imana nidutabare. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo muhinduke rwose. Imana itugirire neza, ngo ducunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Imana nidusure cyane. Reka dusome hano mu Bagalatiya ibice byaho 5 umurongo wa 25. Haranditse ngo niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Imana itugirire neza, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Imana itugirire neza cyane. Reka mbabwire bene data, iri jambo rivuze ngo niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa nawo. Niba koko tuyoborwa n'umwuka, twaremeye gukizwa tukaza mu nzu y'Imana, mureke tuyoborwe n'umwuka. Kuki abantu bari kwanga kuyoborwa n'umwuka? Kuki abantu bari kwiyobora? Kuki abantu ubona banamutse? Umwuka w'Imana arababaye, afite agahinda, kuko ijambo rivuga ngo niba tuyoborwa n'umwuka, niba twemera umwuka, mureke tuyoborwe nawo. Imana idusure cyane. Ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Ni ibice 6 Abagalatiya
umurongo wa 17 Pawulo yandikiraga abagalatiya arababwira ngo uhereye none ntihakagira umuntu ndushya kuko mfite ku mubiri inkovu za Kristo. Dukwiriye kugendana inkovu za Kristo ku mubiri. Niba koko twaremeye Imana tukamenya ko Umwami Yesu agira neza, nimuze twe kurusha Kristo, twe kurusha Umwuka Wera, twe kwifata uko tutari. Umuntu ugasanga aravuga ngo yamenye Imana, yarakishijwe, ariko agakiza avuga yigisha mu ijambo ukabona nigahwanye n'imirimo akora. Ni gute umuntu yakorera Imana afite n'imbuto? Erega kubwiriza ni kimwe, ariko no kugira ubuhamya ni ikindi. Ushobora kubwiriza nibyo, ariko ubuhamya bwawe ufite ubuhamya bwa mbere buhabwa agaciro n'ubuhamya bwa none. Nibyo koko kera ushobora kuba warabwirizaga ukumva ko kuri mu mwuka neza, ariko si ubuhamya ufite ni bwiza. Ndabizi ko ibi hari abatabikunda, ariko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Warananiwe usigaye wirirwa uvuga amagambo gusa, urirwa ureba baguye. Banza urebe wowe ubwawe, ese wowe uracyabirimo? Ese wowe koko urakijijwe? Ese wowe ugenda neza? Ugenda nk'uko ijambo rivuga, riravuga ngo nuko mugende nk'abanyabwenge, mwe kugenda nk'abatagira ubwenge. Ese abanyabwenge ni abahe? Abatagira ubwenge bo ni abahe? Imana itugirire neza. Bibiliya reka mvuga gato ku banyabwenge. Abanyabwenge ngo bari abakobwa 5 b'abanyabwenge, hakaba na 5 b'abapfu. Ngo 5 b'abapfu bari basinziriye, ariko nta mavuta bafite mu matabaza yabo. Abandi 5 bo bari bafite amavuta. Ngo umukwe atinze rero bose barahunikira. Umukwe yaratinze we, abantu barahunikiriye, abantu barasinziriye, bamwe baricuya, abandi barasinziriye. Ikibazo kiri hano, hari ugusinzira, hari no kwisinziriza. Ese reka mbibarize gatoya, reka ndebe nk'aba bantu bari mu iteraniro ndi kureba. Uwisinzirije nk'ubwo wowe usinziriye ndakureba. Uwagukangura wisinzirije wakanguka. Ntabwo ushobora gusubiza, wakanguka. Ntabwo ushobora gukanguka. Wowe se wasinziriye ibitotsi, bigaragara ko ari ibitotsi. Umuntu aje akagukomanga kuko wari usinziriye ibitotsi, wahita ukanguka. Ariko wisinzirije wamukangura gute? Yagambiriye kwisinziriza, byaba bigoranye. Niko abantu muri iyi minsi bamwe barasinziriye ibitotsi koko byo kugwa, ibitotsi byo kugira intege nke, ibitotsi byo kubura ijambo ry'Imana, cyane ko bamaze n'umwaka batajya mu nsengero. Ariko nubwo insengero zari zifunze, amarembo y'ijuru ntafunze, insengero z'Imana ntizifunze, kuko urusengero rw'Imana ni mu mutima. Ngo imibiri yanyu ni insengero. Ijuru rirakinguye ngo ryumve amasengesho, ariko abantu baritwaza ngo insengero zirafunze. Ijuru ntirikinze. Icyo usaba Imana yakiguha mwene data, icyo uyibwira yakwikorerera umutwaro. Ngo bariya bapfu rero bo baragiye barasinzira. Bamaze gusinzira ngo umukwe araza. Umukwe amaze kuza habayeho urusaku rwinshi ngo nimubyuke tujye gusanganira umukwe. Imana itugirire neza. Bamwe rero aho kugira ngo babyukane amavuta mu merezo, amatabaza yabo yake, ahubwo bari barazimye. Imana idusure. Ngo bajya ku banyabwenge barabwira ngo nimuduhe ku mavuta yanyu, ngo kuko yacu yashizemo. Ngo barabasubiza ngo nimwigire mu bahanjuzi. Mwibuke ko ijambo rivuga ngo hazabaho inzara, atari inzara y'ibiryo, ahubwo ari inzara y'ijambo ry'Imana. Iyo nzara yaratangiye. Muri iki gihe abantu bafite inzara n'inyota byo kumenya ijambo ry'Imana, abandi nta nzara bafite. Imana idusure cyane. Aba 5 b'abapfu rero, kuko ijambo ryavuze ngo nuko mugende nk'abanyabwenge, nimugende nk'abatagira ubwenge. Abatagira ubwenge ni babapfu bicaranye n'abazima bafite amatabaza bo batayafite. Turi benshi mu itorero, amatorero menshi aravuga ubutumwa ku isi yose, mu Rwanda no mu mahanga. Ariko ni gute ibyaha bigoma kwiyongera kandi buri munsi tujya gusenga? Ubona abantu bafashe Bibiliya. Ese koko bamenye ibyo Umwami ashima? Imana itugirire neza. Aba 5 rero b'abapfu
ngo babuze bananiwe gusanganira umukwe kuko nta mavuta bari bafite. Basabye abanyabwenge ngo nibabahe ku mavuta, barababwira ngo ashwida, igihe cyo gushaka amavuta cyararenze, nimwigire mu bahanjuzi. Abahanjuzi ni bantu ki? Abahanjuzi ni abantu bengaga amavuta, abenzi b'amavuta. Amavuta bengaga yari atandukanye, habagaho amavuta y'abatambyi, hakaba amavuta y'abami, hakaba n'amavuta y'ababembe. Ayo yose ni amavuta. Ese wowe urashaka yahe? Amavuta y'abatambyi, amavuta y'ababembe n'amavuta y'abami. Ayo yose ni amavuta. Aba batanu b'abapfu rero urumva amavuta bari bafite uko yari ameze. Tugiye no mu buzima busanzwe, mu mavuta twisiga hari za gikotoro, hari midrokinone amwe atukuza, abantu baratukuye. Abo bose barashaka ubwiza. Ayo yose ni amavuta. Ni amavuta za mukorogo rwose. Ayewe umuntu uramurahura yari igikarasa nanjye ukabona yabaye inzobe, ubwo ngo bararwana no gushaka ubwiza. Ayo yose ni amavuta. Ese murumva amavuta adatandukanye? Wowe se ufite ayahe? Yenda ufite hari midrokinone. Imana itugirire neza. Erega ibyo mu isi biratwigisha nabyo. Amavuta ufite naya. Aba batanu bari abapfu, urumva amavuta bari bafite. Abandi ari abanyabwenge, bari bafite amavuta y'Imana. Imana ishimwe. None rero aya mavuta reka nyagereranye n'ijambo riri muri Matayo ibice 13, kuko Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ubwo murumva aya mavuta rero y'ibicupuri aragereranywa na wa munyu wakayutse. Gukayuka ni gute? Abavuga butumwa arahagarara we ati haleluya, ngwino ahangaha Yesu akubohore, wareba ibintu akora, arasamba, nariba, araroga. Ibyo nibyo Imana yaduhamagariye bene data. Abantu dukwiriye kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ko kukuri kuraryana. Ubu hari umuntu wumvira ijambo neza pe ahita anyanga avuga atari kuriya, buri munsi aratocinga. Kubera iki? Amatwi arakurya. Urashaka kumva inyigisho ziwanye n'irari ryawe, amatwi arakurya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko Yesu aravuga ngo nimuvuge ubutumwa, mucunguze uburyo umwete. Oh haleluya, kuko iminsi ari mibi. Mushakashake uburyo mwamenya ibyo Umwami ashima. Aba batanu rero b'abanyabwenge dore uko babigenje. Ngo umukwe yaraje, bahita babyuka bacana amatabaza yabo basanganira umukwe. Ndakwifuriza ko wabyuka ugacana amatabaza yawe ugasanganira umukwe. Mwibuke ko Umwami Yesu agiye kuza. Murareba ibintu biracuritse. Jewe sigaye ntangara. Umugabo aragenda akabwira umugabo mugenzi we, akamubwira ati ndashaka kumbera umugore. Neza pe ukabona nta kibazo. Satani yacuritse ubwenge bw'abantu. Imana irashaka ko ari wowe uhagarara mu cyo ugacurukura ibyo bintu. Satani ari macurika, kandi Imana iragukeneye. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho. Paulo rero arandika aravuga ngo, yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo uhereye none ntihakagira umuntu ndusha, kuko ngenda n'inkovu za Kristo ku mubiri. Mana nigusura ugenda n'inkovu za Kristo ku mubiri. Aho uri hose ugenda n'inkovu za Kristo. Umuntu nakureba abone ko kugenda n'inkovu za Kristo. Ese kuvuga Yesu ntuse nawe? Ijambo ryatubwiye ngo niba turaba umwuka koko tuyoborwe n'umwuka. Ese turacyayoborwa n'umwuka? Imana itugirire neza. Ndi kwegereza ku musozo. Intego yavugaga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Abagalatiya 6 umurongo wa 2 haranditse ngo mwakirane ibibaremerera, kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Amen.
nsoreje rero kuri iri jambo riri mu Bagalatiya 5 ibice 6 umurongo wa 5 riravuga ngo kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro Imana idusure cyane. Nubwo tubwiriza, nubwo tugira gute, buri muntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. None se mwene data, wakwemereye Yesu ukagarukira Imana, ukemera gushakashaka ikintu bita research yo gushaka ibyo Umwami ashima. Reka kuryama ngo usinzire utaramenya ibyo Umwami ashima. Nabahaye urugero rw'abantu babiri ngabariye, umwe niyisinzirize, undi nasinzira ibitotsi bizima. Ndabareba, umwe niyisinzirize. Wowe wisinzirije nje nkakomanga ni we uhita ubaduka unikanze cyane kuko wari wisinzirije. Wowe wasinziriye ibitotsi byo gusinzira, wisinzirije. Ari uwisinzirije, hari n'utisinzirije wasinziriye. Gukangura uyu muntu wisinzirije bavandimwe biragoye. Yisinzirije afite intego. Niko abantu bamwe basigaye biyobagiza, akirengagiza ukuri, akisinziriza. Uyu wamubyutsa gute? Aha mu iteraniro baruzuye, mu mahanga baruzuye, mu macacezi twebwe nibo dubita baruzuye, barisinzirije. Biragoye kugukangura. Nubwo wakumvira ijambo warisinzirije, wirengagije ukuri ukuzi, Imana itugirire neza. Ariko niba ari ibitotsi byo gusinzira, wabyuka Yesu akakugirira neza. Birashoboka ko waba warasinziriye, waraguye, wabyuka Yesu yaguha imbaraga. Ariko ari ubushake bwa, kuko Imana yaduhaye ikintu bita amahitamo. Ntabwo izagufata ku ngufu. Icyo uzahitamo Imana izakimenya. Amen. Ndagira ngo tugane ku musozo. Soje mvuga ngo kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore n'umugabo bazaba bari mu buriri, umwe agende undi asigare. Birumvikana ko umwana n'ababyeyi uzaba yarubashye Imana azagenda undi asigare. Mbega agahinda we! Reba kuba ubana n'umuntu ukagenda agasigara, birababaje. Ndumva ntashaka kubasiga bene data. Ndashaka ko muza tukajyana mu bwami bw'Imana. Mu ijuru ni heza, mu ijuru nta miruho, mu ijuru nta kugambirira kwiyahura, mu ijuru abantu bajya mu ijuru bafite amahoro, baranezerewe. Nubwo bageragezwa, bafite ukuntu Imana ibarwanirira. Ntabwo birwanirira ngo bagende nk'abatagira ubwenge. Imana nidusure. Ese hari umuntu ufite ikibazo kuri aya magambo? Ngo tumuhe umwanya abaze, kugira ngo wenda n'abari kure batari hano, kuko ubu twese turi muri guma mu rugo, babashe gusobanukirwa iby'iri jambo. Ninde wabaza ikibazo? Uwaba afite ikibazo kuri iri jambo twamuha umwanya. Uyu ni umwanya w'umuntu wese wabaza. Ushobora kwandika online, ushobora kukibariza hano n'abandi bakacyumva. Imana ibaha umugisha. Uyu ni umwanya wanyu. Nagira ngo nkubaze ikibazo. Twumvise ko hari amavuta y'ubwoko butatu tubwiye. Hari ay'abatambyi, hari ay'ababembe, hari n'ay'abami. Kandi muri iyi minsi hari abavugabutumwa benshi tujya tukumva ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo tubona bakoze. Abo nabo baba bafite amavuta, ni ayahe mavuta? Dutandukanyiriza amavuta baba bafite ni ayahe mavuta mazima, kugira ngo tumenye amavuta tugomba gukurikira ayo ariyo. Bariza rimwe, ndayifatira rimwe mikoro niba hari n'ikindi. Birize rimwe kubera iki? Ikindi kibazo cya kabiri, nagira ngo nkubaze udusobanurire. Nari nkubaje ikibazo cy'amavuta, amavuta y'ubwoko butatu. Uyadusobanurire. Ese atandukana gute? Ese umuntu yashaka yahe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nagira ngo nkwibarize, muri iyi minsi hari abavugabutumwa benshi mukora umurimo umwe. Twagiye twumva ibyo batubwirije, hari benshi bakijwe kubera ibyo babwirije, ariko nyuma yaho tuza gusanga ibyo batubwirizaga bitandukanye n'ibyo bakora ubwabo. Abo bavugabutumwa wabavugaho iki? Se twakomeza tukumva ibyo bavuga cyangwa nta mavuta bafite? Niba hari n'undi nawe namuha mikoro. Arakoze cyane umuvugabutumwa ku cyigisho avuye kutubwiriza. Ikibazo nari mfite gihuye n'icya mwene data yambarije, ariko nanjye reka mbaze iki kibazo.
ijambo yasomye rivuga ngo buri wese azikorerera umutwaro we. Ese ni iyihe mitwaro izaba ihari? Abantu ni iyihe mitwaro bazaserukana? Kuko twese ntawe uzashikayo adafite uwo atwaye. Ni iyihe mitwaro izaba ihari? Ikindi kibazo, intego watubwiye ngo dushakashake ibyo Umwami ashima. Ni gute umuntu yashaka ibyo Imana ishima? Ese ubundi umuntu yakora iki kugira ngo amenye icyo Imana ishima? Murakoze cyane kuri ibi bibazo. Ikibazo cya mbere cyabajije ngo amavuta ari ubwoko butatu: amavuta y'abami, amavuta y'abatambyi n'ay'ababembe. Ndumva nari nagerageje kubisobanuraho. No mu buzima busanzwe hari amavuta y'ibicupuri atukuza, na za gikotoro, na za moviti, mbese amavuta mu buzima busanzwe amavuta aratandukanye. Noneho amavuta rero mubajije y'abatambyi, abami n'ababembe, aba bantu nababwiye ko bari abahanjuzi. Abahanjuzi bari abenzi b'amavuta. Abo benzi b'amavuta rero nibo batandukanyaga amoko y'amavuta. Hari amavuta ari original, akaba andi mavuta yisumbuyeho, hakaba n'ay'ibicupuri y'ababembe nyine. Amavuta y'ababembe ni ay'abapfu nk'uko nabasobanuriye muri Matayo, hamwe havuga iby'abakobwa 5 b'abapfu. Bariya bapfu nta mavuta bari bafite mu mperezo zabo. Ayo ni amavuta y'ababembe, nayagereranya n'ay'ababembe kuko ntabwo bari biteguye. Mu yandi magambo, bari abapfu bagendanaga n'abanyabwenge. Abanyabwenge nibo bari bafite ariya mavuta y'abatambyi n'ay'abami, bakagendana ariko bo badafite amavuta mazima. Yari ay'ibicupuri, byari bya bintu bimeze nk'ibyakayutse, mbese bya bivuta umuntu avuga ukavuga uturiya se aravuga ibiki n'ubusambanyi bwe, uriya se arigisha n'amagambo agira, uriya se, mbese ayo niyo mavuta y'ibicupuri cyangwa mvuge ngo y'ababembe. Ndumva ngerageje gusobanura mu nshamake. Ikibazo cya kabiri cyabajije ngo reka nkurikizeho icya mwene data abajije. Aravuze ngo ese mu ijuru hazabaho kwiyikorerera imitwaro? Kuko ijambo ryavuze ngo kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro awuserukana imbere y'Imana. Ubu dutwaro ni twinshi rero, abantu bafite imitwaro. Umutwaro rero buri wese azikorera, bishatse kuvuga ngo ni bya bikorwa wakoze niwo mutwaro wawe uzajyana imbere y'Imana. Niba warakoze neza, ubwo wikoreye umutwaro mwiza uzawumurika imbere y'Imana. Niba usambana ukaba wibuka buraga, ukaba ugira amagambo, ukaba udafashe, ukaba ugira ishyari, nawe uzikorera ako kazigo ugakubite ku mutwe n'abasambane bawe, ugahingutsa imbere y'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wese aziyikorerera uwe mutwaro. Mu yandi magambo, uzamurika ibikorwa byawe imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ngo kuko umuntu wese azagaragarira imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Reka ndangize mvuga ngo ubwo mubona tugenda, ubwo mubona tubwiriza, ubwo mubona dukora akazi gasanzwe, hari igihe imanda y'Imana izavuga, buri wese aseruka imbere y'Imana. Izakubaza ngo mu kazi warakiranutse? Ese mu byo naguhaye wafashije abakene? Ese mu butunzi naguhaye wabikoresheje iki? Wabikoresheje ibyaha? Hari abo yasaha amafaranga bakabona ikindi ari ukujya kuyakoresha ibyaha n'abindi, ukayiriza mu bapfumu, ukirwa ujya kuyatanga mu bigirwamana. Abandi bamara kubona amafaranga ari abagabo cyangwa abagore, ugasanga bayajyanye mu bizira, mu mirimo mibi. Hari n'ibyo umuntu adatinyuka kuvuga kubera ibizira bikabije kuba bibi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo buri wese azikorera uwe mutwaro. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero mbabwire ngo uwikorera umutwaro tuzajyana, ingeso zawe, imirimo yawe, ibikorwa byawe, nibyo uzikorera ukabijyana imbere y'Imana. Ndetse no mu buzima busanzwe hari igihe umuntu aba afite imitwaro, n'ubu nawe urawufite ukuremereye. Yesu yawugutura
ukikorera umutwaro w'ibyiza w'imirimo myiza ukabimurika imbere y'Imana. Ikibazo cya nyuma, mwene data arabajije ngo ese ko hari abandi bavuga butumwa, bavuga ubutumwa cyangwa babuvuze, niba yongeyeho ngo nk'abavuga butumwa bagenzi bawe, birashoboka kuko twaba twaragendanye nabo, kuko na Pawulo ngo yagendanye na Dema, ni Timoteyo ngo aravuga ngo Dema yaransigiriye. Byashoboka ko babaye ba Dema. Abo bavuga butumwa rero mubajije bavuze ubutumwa bakagendana n'Imana, ariko igihe kikagera bakaba bavuga ibintu mubona bidafite ireme, mubona bidahwanye n'uko bari, mbese imirimo bakora idahwanye n'ibikorwa by'umwuka. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niba muri abanyamwuka muyoborwe n'umwuka. Igihe abo bantu batayoborwa n'umwuka twarisomye bihagije, ubwo nyine ibikorwa byabo si iby'umwuka. Ntabwo abantu bakwiye kuguma kubitega amatwi kuko si iby'umwuka, nibibakura mu mwuka, ahubwo nimukurikire ijambo ry'Imana rizabayobora. Iri jambo riruzuye, ririmo ubutumwa buzima bwuzuye. Mwireba rero kuri ibyo, nimurebe Kristo ndetse mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Yabajije ngo ni gute twamenya ibyo Umwami ashima? Umuntu utaramenya ibyo Umwami ashima cyangwa wumvise ubutumwa ari bwo bwa mbere, dore uko yamenya ibyo Umwami ashima. Icya mbere ni ukwihana, kwatura. Mu bagatulika babyita kwicuza, ariko kwicuza bitandukanye no kwatura. Kwatura ni ukwatura nyine ukihana, kwatura no kwihana ukabireka. Ariko kwicuza, ushobora kwicuza utayiwe nari bujye gusura runaka ariko siho nagiye, ariko nubundi ukajyayo. Kwicuza nyine ni ukwicuza, mbese ni nka romoro ugira, ariko none iyo uyigize, iyo wicujije ukanihana, biba byiza kurushaho. Imana itugirire neza. Rero uko babimenya ni ukwihana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizera ko Yesu ari umwami uzakizwa. Ni ukwatura ibyaha, ukihana ingeso mbi wagenderagamo ukazireka, warangiza ugasengerwa, ugakurikira inzira y'abajya mu ijuru. Turahari ngo tugufashe, insengero zigiye no gufungurwa mu izina rya Yesu, amen. Ndumva twasenga rero, ntekereza ko nta kindi. Niba ibi bibazo basubije munyuzwe, Imana ishimwe. Niba mutanyuzwe neza, Umwuka Wera arahari ngo agumye abasobanurire. Imana ibaha umugisha. Abifuza gusengerwa, baba baragize intege nke, baba baraguye, waba urwaye se, waba ari bwo wumvise ubutumwa, waba ukeneye n'inama, turahari ngo tugufashe. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi, dusengeye abera bateranye uyu munsi, dusengeye n'abandi batarabasha guterana ariko bateranye mu buryo bw'umwuka, dusengeye n'aba bataramenya ijambo ryawe, kuko Yesu uri i Getsemani warasenze, uravuga ngo n'abazakwizezwa n'ijambo ryawe ngo nabo uzabagirira neza. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umuntu wese ahari aruhurwe nawe, aruhurwe n'ijambo ryawe, akizwe amenye ukuri. Duhagaritse imigambi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu, imyuka yose aho yinjirira turafunze. Ijambo ry'Imana nirihumuriza abantu, abarira nibaruhuke, abafite inimbu bakize, abari babuze uko bagira, abafite ibibazo bikomeye, abarwaye uburwayi bwayoberanye bivuje bikanga, uri umuganga wabo Yesu. Turabizi neza kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zawe zidukoreramo ziri. Izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye ko ubikoze, kandi tugiye kumva amashimwe y'imirimo n'ibitangaza ukoreye abera mu izina rya Yesu, amen.